Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bani bisanzwe TV mu kiganiro indorerwamo. Naho nge ndi Frank Mario Sebudandi. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikibazo ngo ese wa mukobwa wakubiswe na bagitifu akashaka kwiyahura ariko ntiyapfa amerewe ate? Umukobwa witwa Nyirangaruye Uwineza Clarisse uherutse gukubitwa mu ruhame n'umuyobozi w'akagari w'umurenge wa Cyuve bafatanyije na badaso yagerageje kwiyahura akoresheje umuti wica udusimba mu myaka kiyoda. Byabereye iwabo mu mudugudu wa Karunyura, akagari Kabera, mu murenge wa Cyuve, akarere ka Musanze. Abavandimwe ba Nyirangaruye w'imyaka 22 bagiye kubona bakabona uyu mukobwa asohokanye mu nzu amacupa ya kiyoda. Arababwira ati mwakire muzamambe, arongera asubira kuryama. Abavandimwe ba Nyirangaruye barimo na musaza we Manishimwe Jean Baptiste bavuga ko bakeka ko icyateye Nyirangaruye kwiyahura ari abantu bamaze iminsi bamusura bakamubwira ko ashobora kutazabyara, kuko ngo bakurikije uko yakubiswe nyababyeyi ye yaba yarangiritse. Gusa umuganga wakurikiraniye hafi uburwayi bwe akimara gukubitwa we yemeza ko ububabare yagize nta ngaruka bwagize imbere mu mubiri. Ati mu mpapuro twamuhaye nahagaragara ko umura we wagize ikibazo ku buryo byamubuza kubyara, nubwo yababaye ku kigero cya 80%, ariko byari byako kanya. Birashoboka ko ari ikindi kibazo yagize nyuma mu mitekerereze. Indi mpamvu bakeka yaba yatumye yiyahura nuko mu bamusura hari abamubwira ko aba bayobozi nibafungurwa bazamumerera nabi. Mu mpamvu zishobora gutera uyu mukobwa gushaka kwiyahura harimo ipfunwe aterwa no kubona amashusho y'ukuntu abayobozi bamukubitiye mu ruhame yicaye hasi mu isantere yo hafi y'iwabo mu bantu bamuzi. Uyu mukobwa wari umaze igihe gito avuye mu bitaro kubera inkoni yakubiswe n'aba bayobozi, akimara kunywa uyu muti wica yahise yongera asubira kuryama. Abavandimwe be bavuga ko bahise batabaza abaturanyi, haza abagabo 4 baramuterura bamugeza ku muhanda bamujyana kwa muganga yanegekaye. Nikuze Pelagie, nyina wabo wa Nyirangaruye, yabwiye Bwiza ko uyu mukobwa yatangiye koroherwa bamaze kumutera serumu 5. Icyatumye bakubitwa, Manishimwe wakubitanywe na mushiki we avuga ko badaso bamusanze ku isantere yo ku Ngagi bamusaba kujya mu rugo, ababwira ko ategereje umuntu yakoreye ngo amwishyure. Bahita bavuga ko abasuzuguye. Bagiye kumukubita yahise atahaga iwabo, bamukurikirayo. Mushiki we Nyirangaruye yasohotse aje gukiza musaza we. Aba bayobozi bahita bamwadukira nawe baramukubita, ubwo nyine babakubise bombi. Ku itariki ya 15 Gicurasi 2020 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Sebashoti Gasasira Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza Tuyisabimana Jean Leonard, n'abadaso 2 aribo Nsabimana Anaclet na Abingoma Sylvain bakekwaho gukubita Nyirangaruye Uwineza Clarisse na musaza we Manishimwe Jean Baptiste. Tariki ya 28 Gicurasi 2020 urukiko rw'ibanze rwa Muhoza mu karere ka Musanze rwategetse ko gitifu w'umurenge wa Cyuve n'abakozi 3 bo muri uwo murenge baregwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake bafungwa iminsi 30. Ngayo nguko rero bivugwa yuko uyu mukobwa arimo koroherwa nyuma yo guterwa serumu 5 zose ubwo yashatse kwiyahura ariko bikanga, ubu akaba ari muzima. Iyi ni Bisanzwe TV, niwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya kugeraho ako kanya. Nge ndi Frank Mario Sebudandi, Imana ikomeze barinde.